turi mu 2009 mfashe indege nerekeje mu Budage. Aho nagendaga hose nabonaga ibintu byikaraga, ngira amatsiko menya yuko ari amashanyarazi akomoka ku muyaga. Nza kwibuka ko iwacu hano mu Rwanda nta munsi n'umwe nigeze mabona umuriro ukomoka ku muyaga. Byatumye agira ibibazo byinshi nibaza, ese umuriro ukomoka ku muyaga uboneka gute? Ni ukubera iki iwacu bidahari? Nawe rero niba ugize amatsiko ukaba wifuza kumenya impamvu n'imikorere y'umuriro ukomoka ku muyaga, uhawe ikaze. Mwibutsa ko hano uri ni kuri Electro Academy, channel dusangiraho ubumenyi budufasha gusobanukirwa ibyo tutamenya, cyane cyane ibyo mu mashanyarazi. Reka nere kubatindira rero dukomeze. Amashanyarazi rero muri rusange avuka iyo ufashe ingufu runaka ukazihinduramo amashanyarazi. Urugero, ugafata ingufu ziri mekanike ukazihinduramo amashanyarazi. Aha niho dusanga dufata amazi agatanga amashanyarazi, aho dufata imbaraga zaturutse ku mazi zigaturuna icyo twita generator, noneho generator igatanga amashanyarazi. Kandi nkuko nari mbivuze, umuriro ushobora kuboneka ufashe icyo bita energy solaire cyangwa se solar energy, aho ufata imbaraga z'imirasire y'izuba ukasibyazamo amashanyarazi. Umuyaga rero nawo ni kimwe mu bishobora gutanga amashanyarazi. Ibintu rero bigera kuri bitatu kugira ngo umuyaga aho wujuje ube watanga umuriro w'amashanyarazi. Ntabwo ari buri muyaga wose utanga umuriro w'amashanyarazi. Turareba uduce tumwe na tumwe tugira umuyaga watanga umuriro w'amashanyarazi mwinshi, n'utundi ndetse utagira rwose umuriro utanga. Ubundi kimwe mu kintu cya mbere umuyaga ugomba kuba wujuje kugira ngo utange amashanyarazi ni icyo twita wind speed, umuvuduko umuyaga ufite. Umuvuduko umuyaga ufite niwo ugena uko turbine iri bwikarage. Nibura kugira ngo turbine itange umuriro ikenera yuko yakaragwa n'umuyaga nibura ufite umuvuduko wa metero 3 ku isegonda. Kugira ngo turbine itange amashanyarazi menshi ikenera hagati y'umuyaga ufite speed cyangwa se vitesse iri hagati ya 6 ndetse kugera kuri 12 metero ku isegonda. Ibi ntabwo ari ibigomba kubaho mu kanya gato, ngo mu kanya wenda ube 12, mu wundi mwanya ube 6, mu wundi mwanya ube 5 metero ku isegonda. Hoya, ahubwo ukwiriye kubaho mu buryo buri consistency cyangwa se uburyo budahinduka, hato mu mwanya hataza umuyaga mwinshi umundi mu kandi kanya ukabura. Umuyaga rero utanga amashanyarazi ni bene umuyaga ufite wind speed nibura iri hejuru ya metero 3 ku isegonda, kandi ukaba uri constant, ukaba uhoraho muri ubwo buryo, ataravuga ngo mu kanya uraje mu kanya uragiye. Ariko nanone umuyaga mwinshi nawo si mwiza kuko uhangiza turbine. Urugero, umuyaga urengeje metero 25 ku isegonda, iyo speed irenze aho ngaho yangiza turbine. Niyo mpamvu umuyaga nawo atari uwo kwifuzwa. Niyo mpamvu hano muri samari umuyaga ukenewe n'uri hagati n'ufite speed iri hagati ya 6 kugera kuri 12. Ikindi rero cya gatatu kigena umuyaga ushobora gutanga amashanyarazi ni location cyangwa se ahantu. Hari ahantu haba hari ibintu bishobora kubuza umuyaga gutambuka. Urugero, ahantu hari amashyamba, hari ibiti, hari inyubako nyinshi, aho hantu habuza umuyaga kutambuka. Ariko ahantu hatari inyubako, hatari ibyo biti byinshi cyane, hatari ibintu bibuza umuyaga gutambuka, ni nko ku nyanja, ku misozi miremire. Bene aho hantu ku musozi hatubatse haba hari umuyaga watanga amashanyarazi. Mu Rwanda rero ni utuhe duce turimo umuyaga wavamo amashanyarazi? Reka turebe utwo duce utwo ari two.
nubwo mu Rwanda umuyaga rero utari mwinshi cyane ugereranije nk'uko bimeze mu bihugu bikikije u Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu byo muri Afurika nko muri Kenya no muri Ethiopia, hari uduce ariko nanone two mu Rwanda tubonekamo umuyaga wabyazwamo umuriro w'amashanyarazi. Dore urugero twatanga nk'akarere ka Musanze, Nyabihu, Rubavu. Utu ni uturere tw'imisozi miremire, ahantu hari ubukonje bituruka mu birunga ndetse no ku Kivu. Hano muri utu duce twa Musanze na Nyabihu hari imiyaga rwose yatanga umuriro w'amashanyarazi. Gusa ntabwo ari umuriro twavuga nk'icyo twita wind park, aho usanga rwose ari umuriro wacanira n'igihugu cyose cyangwa se ahantu hanini cyane, ariko hashobora kuvamo umuyaga wacanira nk'imidugudu cyangwa se uduce cyangwa se abaturage bakeya baturiye bene aho hantu. Nanone akarere ka Gicumbi mu majyaruguru ahahoze hitwa Ibyumba, aka ni akarere gafite imisozi nayo byatuma haboneka umuyaga uhoraho ku buryo uyu muyaga watanga amashanyarazi. Utundi turere nanone ni uturere twa Rusizi na Karongi, aha naho hakunda kuboneka umuyaga uturutse ku kiriya kiyaga cya Kivu. Aha naho ni ahantu haboneka umuyaga watanga umuriro w'amashanyarazi, nubwo yaba atari mwinshi ariko naho hatanga amashanyarazi. Nyungwe, Nyaruguru, Nyamagabe naho hari imisozi miremire, rimwe na rimwe hakaba hari n'imiyaga iva mu ishyamba rya Nyungwe. Utu ni uduce natwo dushobora kuba twatanga umuriro w'amashanyarazi mukeya, utatanga amashanyarazi akoreshwa n'uduce twinshi cyane cyangwa se n'abaturage benshi cyane, ariko nibura byagerageza. Muri rusange ibice by'uburasirazuba za Bugesera, za Nyagatare, za Kayonza, utu ni uduce tujya tugaragaramo imiyaga ikomeye mu gihe cy'impeshyi. Ni ukuvuga ngo ni imiyaga iza ifite umuvuduko mwinshi cyane, ariko iyi miyaga ntabwo ihoraho. Ni muri urwo rwego utu duce tw'iburasirazuba za Bugesera, Nyagatare, Kayonza ni uduce tutatanga amashanyarazi. Turabashimiye rero bakunzi ba Electrical Academy, utarakora subscribe yayikora. Iyi ni channel mumenyeraho ubumenyi butandukanye. Murakoze, nakagaruka.